Amahoro God's people, bwoko bw'Imana muherereye hirya no hino ku isi. Bwoko bw'Imana muri Afurika, muboneka muri Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande ndabasuhuje nimugubwe neza. Yego ku masaha muriho hirya no hino bitewe yego n'amerekezo muherereyemo ndabasuhuje nimugubwe neza. Amahoro y'Imana nabane namwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Ubasuhuza ni mugenzi wanyu Anastase Sibomana, ubwoko bw'Imana God's people. Yego turi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego mukaba n'ubundi turi kumwe tugiye kungurana byinshi cyane bigiye bitandukanye. Yego dore ko intego y'ubwoko bw'Imana ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tumenyekanisha inzira yo kurijya mu bwami bw'Imana. Ibyo twigira kuri uyu murongo wa Irera TV1 nibyo by'agaciro kuri twebwe ndetse n'abagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho, dore ko nyirizina tureba ubushake bw'Imana, dushakisha ubushake bw'Imana kugira ngo abe aribwo twubahiriza cyangwa tugendere mu byo ishaka, nk'uko n'ubundi tubibwirwa n'igitabo cya Bibiliya, nk'uko Imana n'ubundi yabitumenyesheje mu biboneka muri icyo gitabo cya Bibiliya. N'ubundi ni naho hano kuri Irera TV1 twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye icy'ingenzi kandi cy'ukuri dukwiriye kubahiriza, dukwiriye kugenderaho. Yego turi kumwe n'ubundi tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri mu mateka y'Iyobokamana yatambutse kuri iyi si. Muri aya mateka turabonamo umuvuguruzi w'Ubudage Martin Luther. Kuri iyi tariki nibwo yapfuye, akaba yarapfuye afite inzandiko mu mifuka ye. Mbese izo nyandiko zavugaga iki? Nibyo tugiye kubona muri kino kiganiro cy'uyu munsi kuri iyi tariki ya 18. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana turabonamo uburyo dukwiye kugira ishyaka nk'ubwoko bw'Imana God's people. Yego rero ubwoko bw'Imana muherereye hirya no hino, si ibintu mubwirizwa, si ibintu hatirwa nk'ubwoko bw'Imana cyangwa nk'umuntu uyoborwa n'umwuka w'Imana, ahubwo buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku byo mu ijuru, ku by'iwacu mu ijuru nk'ubwoko bw'Imana nyirizina. Kandi ubwoko bw'Imana God's people, yego duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, kuko niho tubasha gusobanukirwa icyo dukwiriye gukora icyo ari cyo nyirizina, kandi tukongera tugaterwa ishyaka no kunguka ikintu gishyashya mu byo dukwiriye kubahiriza, nk'uko Imana iba yarabimenyesheje mu biboneka mu gitabo cya Bibiliya. Niyo mpamvu buri munsi duhora dushakisha isaha ku isaha kugira ngo turebe icyo twakagombye gukora mu gihe tukiri kuri iyi si, mu gihe tuhafite tudasobanukiwe uko kingana, kiri mu bwiru bw'Imana. Tugiye kurebera hamwe amateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki n'ubundi ya 18 z'ukwezi kwa kabiri. Niho turasanga ku ya 18 Gashyantare mwaka w'igihumbi 1546 umuvuguruzi w'Ubudage Martin Luther. Kuri iyi tariki nibwo yapfuye, apfiriye muri Eisleben. Muri umwe mu mifuka ye yashyizemo inyandiko y'itangiriro yari iteganijwe yo kurwanya inyigisho z'ibinyoma z'abakatolike ba Roma. Mu wundi mufuka we harimo urupapuro rwamwibutsaga amagambo yamwe mu mahame ye n'abo babaga bari kumwe mu mugambi. Aya mateka twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. Nyirizina nka God's people turareba icyo tugomba kubahiriza n'iki, icyo tugomba kuzirikana n'iki. Ngira ngo nk'uko twakomeje tubivuga ndetse no mu biganiro byatambutse kuri uyu murongo wa Irera TV1, duhora dushakisha nyirizina icyo tugwiye gukora, icyo dukwiye kubahiriza, yego nk'uko Imana yabigenye cyangwa yabiteguye ikanabitumenyesha mu gitabo cya Bibiliya. Ese ko turi ku isi tukaba tuhafite iminsi tudasobanukiwe,
igihe tuhari dukwiye kuba turimo gukora iki nyirizina. Rero niho tuba turimo kureba nyirizina ngo turebe icyo dukwiye kuba twubahiriza, tugishakisha umunsi ku munsi, isaha ku isaha, umunota ku munota, kugira ngo tube mu byo Imana ishaka yuko dukwiriye kubamo. Rero kuri aya mateka dushingiye kuri aya mateka dutambutsemo, aho twasanze Martin Luther, uyu nguyu wari Umudage, n'ubundi turasanga ajya gupfa hari ibyo yari afite mu mifuka ye, harimo urwandiko ruriho amagambo n'ubundi, cyangwa urupapuro ruriho amagambo yamwe mu mahame yego yamugengaga hamwe na bagenzi be, bari bari kumwe mu mugambi umwe wo kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko ryanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Tugasanga n'ubundi yari afite indi nyandiko iriho nyirizina uburyo ki agiye gutangira kurwanya inyigisho z'ibinyoma za Katolike ya Roma. Ahangaha nyirizina Katolike ya Roma yerekanaga yuko nayo irimo kwigisha ibya Bibiliya, ariko nyirizina atariyo ntego, ahubwo bashyiragamo imigenzo yayo, bagashyiramo nyirizina amahame yabo ku giti cyabo n'imiziririzo ku giti cyabo, batitaye ku cyo Bibiliya irimo kwigisha cyangwa irimo gusobanura. Ariko nyirizina hakaza kuza bitwikiriye Bibiliya yuko ariyo barimo kubahiriza, bakanitwikira yuko baba bari mu itsinda ry'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka, ariko atari ko biri. Rero Martin Luther umwe nawe wari uri mu itsinda, yabanje kuba mu itsinda ry'abo bakatolike ba Roma, ari n'umupadiri muri bo, yigira iby'ubupadiri, aza kuvumbura nyirizina Bibiliya, arayisomera we ku giti cye, aza gusanga itsinda arimo kubarurirwamo ririmo kubusanya n'icyanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Ariho atangira guhita aba umuhakanyi w'inyigisho ry'itsinda yari arimo nka Katolike ya Roma. Niho nyirizina yari arimo n'ubundi afite inyandiko n'ubundi zari zikomeje kurwanya inyigisho z'ibinyoma za Katolike ya Roma. Tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga, dore ko tugiye gusobanukirwa uburyo dukwiriye kugira ishyaka nk'ubwoko bw'Imana, turwanirira ishyaka, tugira ishyaka ryo kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, tutitaye ku binyoma bimaze igihe kirekire. Turasanga turimo kureba ku ishyaka dukwiriye kuba twagira nk'ubwoko bw'Imana. Niho turasanga Bibiliya ibivugaho cyane. Dusanga Tito, urwandiko Pawulo yandikiye Tito ibice 2:14, aramubwira ati watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Hano iyo uhereye hejuru ugenda ubyumva cyane kurushaho, ariko nyirizina nk'ubwoko bw'Imana bwatoranijwe, ndetse bukaba bugomba kugira n'ishyaka ry'imirimo myiza nyirizina, nk'uko Bibiliya irimo kubigaragaza. Kugira ishyaka ry'imirimo myiza ryo kumenyekanisha ubutumwa bwiza uko buri, nta kubica ku ruhande, cyangwa ngo urebe ikinyoma kimaze igihe kirekire, cyangwa utaje gutinya abarimo kwamamaza ikinyoma runaka. Mu gihe wamenye ukuri nk'ubwoko bw'Imana, menyekanisha uko kuri, nta rundi rwitwazo rubonetseho cyangwa indi mpamvu iyo ari yo yose. Uburyo ufite bukoreshe umenyekanisha ukuri. Iryo shyaka rikoreshe nyirizina, yego, ugira imirimo myiza, ugira ishyaka, yego, nk'ubwoko bw'Imana bwite nyirizina. Niho turasanga n'ubundi mu Baheburayo ibice 10:23 kugera kuri 25 haragira hati, dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega. Dukomeze kwatura ibyiringiro byacu nk'ubwoko bw'Imana, God's people, tutanyeganyega, duhamya, dushikamye, twatura, duhamya nyirizina ibyiringiro byacu tutanyeganyega, kuko uwasezeranije ari uwo kwizerwa. Uwasezeranije
no kwizerwa, waduteguriye, watumenyesheje yuko atubikiye iby'ubwami. Yego, ntabwo abeshya kandi ni uwo kwizerwa, ni uwo kwiringirwa. Yego, ni ibyirato byacu, afitiwe icyizere, tumufitiye icyizere nyirizina, kandi ikibiduhamiriza ni umwuka wera n'ubundi yamuduhaye nyirizina. Akomeza ijambo rigira riti kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza. Birakwiye yuko nyirizina tugira kuzirikana kugira ngo duterane ishyaka, tukazirikana, yego, buri wese akazirikana mugenzi we, tugaterana ishyaka. Yego, tugaterana ishyaka, tugakundana kandi tugira imirimo myiza, tugira ishyaka ry'imirimo myiza nyirizina. Iyo mirimo myiza ni imirimo iboneka mu gitabo cya Bibiliya, iyo mirimo ihamywa cyangwa ishimangirwa n'ijambo Imana yo nyirizina yavuze mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Iyi mirimo myiza urabasha kuyikora mu gihe urimo kuyoborwa n'icyo Imana yavuze mu gitabo cya Bibiliya. Nimba ushaka gukora imirimo myiza, ushaka kubahiriza ibyo Imana ishaka, reba muri Bibiliya, iga Bibiliya kugira ngo umenye icyo ukwiriye kubahiriza nyirizina. Imirimo myiza uzabasha kuyikora mu gihe urimo guhuza n'icyo Bibiliya ibivugaho nyirizina. Dore ko nyirizina buri munsi duhora twiga Bibiliya hano ku murongo wa Irera TV1. Ngira ngo nkawe uri mushyashya udukurikiye, wakanda subscribe kugira ngo tujye duhorana ikiganiro dushyizeho cyose ubashe kucyumva, ubashe kwiga Bibiliya. Buri munsi twiga Bibiliya tugamije kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka, aba ari cyo dukora, tuboneka aho Imana idushaka. Ijambo rikomeza ritubwira ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye uburyo uko mubonye urya munsi wegera, mube ariko murushaho kugenza mutyo. Birakwiye yuko uko iminsi igenda iza, uhereye kuri uyu munota, dukwiriye kugenda turushaho kugirana amateraniro, guhurira aho twigira Bibiliya, ndetse uko igihe kigenda kiza tukagenda tugerageza kwiga cyane, inshuro nyinshi twiga Bibiliya kugira ngo tumenyemo icyo Imana yavuze, tucyubahirize. Ijambo rikomeza ribivugaho mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ibice 3 umurongo wa 13 kugera ku wa 14, niho yavuze ati mbese ninde wabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Mbese ninde wabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Yego, kubwo kugira ishyaka ry'ibyiza, kubwo kugira ishyaka ryo kubahiriza icyo Imana yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya, nta muntu ufite uburenganzira bwo kugira icyo abasha kugira icyo yagukoraho cyangwa yaguhinduraho mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'ubugingo. Ntibishoboka. Ahubwo kugenda urushaho kurwanywa, kugenda urushaho gutotezwa cyane, ni kugenda urushaho kuba mushya. Umuntu w'imbere arushaho kugenda aba mushya. Rero mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Nugira ishyaka ry'ibyiza, ntawe ubasha kunyeganyeza urufatiro uriho, ari rwo Kristo Yesu. Nawe ubwe abantu babashije kuba bakwangiza umubiri we, bakwangiza amateka ye, bamuhimbira ibinyoma byinshi cyane, ariko nta kintu babashije kugira icyo bamuhinduraho cyangwa bamukoraho. Ntabwo babashije kugira, nta kintu kibi babashije kumukorera. Ikibi batabasha kugukoreraho ni ku bugingo, kandi nibwo bw'agaciro, ni nabwo duharanira ko buremeka, bukaba bufite ireme, bukaba bushyitse. Yego, rero uwo nguwo w'imbere utajya ubasha gusenyuka cyangwa wagire umuhungabanya cyangwa musitareho, uwo nguwo niwe urushaho kuba mushya, kandi ni nawe utabasha gukomereka nyirizina. Rero ijambo niryo rivuze ngo mbese ninde uzabagirira nabi? Uwo w'imbere ntawe ubasha kumugirira nabi, kuko aba ari mu biganza by'Imana y'inyembaraga kandi urusha bose amaboko.
rero witinya, ahubwo komera ushikame, ugumye uhamye kandi unamenyekanishe ubutumwa bwiza uko buri, udafite ubwoba. Ijambo ry'Imana rikomeza rigira riti, icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Iri jambo rije ribishimangira neza ngo icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Nibyo nari ndimo mbabwiraho cyangwa turimo twibukiranyaho muri uyu mwanya wo kwiga Bibiliya, muri kino kiganiro cy'amateka, uko umubiri ubabazwa cyangwa gukandamizwa mu buryo butandukanye, umuntu w'imbere ni uko agenda arushaho kuba mushyashya cyane kurushaho. Ari naho iri jambo ryerekanye yuko mu gihe muzababazwa babahora gukiranuka cyangwa kubahiriza icyo ijambo rivuga, icyo gihe muba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha kandi ntimugahagarike imitima. Yego, God's people, bwoko bw'Imana, ndabashimiye kandi mugumye mukomere, muhagarare ku ijambo Imana yatumenyesheje ryanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Wowe ryige buri munsi isaha ku isaha, uburyo bwose bushoboka wige Bibiliya, dore ko tugirirwa amahirwe yo kwigira kuri uyu murongo wa Irera TV1 ndetse n'andi macano agiye atandukanye yigisha ijambo ry'Imana uko riri, ritagamije kugoreka, batagamije kugoreka. Ni byiza yuko wiga kandi ugashakisha nawe buryo ki, ukoresheje ubwenge bwawe bwose, uburyo bwose bwawe ufite, ugashora n'amafaranga yawe, ugashoramo imbaraga zawe zose ufite, kugira ngo umenye ukuri, kandi uko kuri umaze kumenya no gusobanukirwa ukabimenyesha n'abandi. Yego, niyo mpamvu tukurarika wowe uri mushyashya kuri murongo wa Irera TV1, wakora subscribe tukajya duhorana buri munsi, dore ko twiga Bibiliya hano kuri Irera TV1. Ndabashimiye cyane, mukomere kandi mushikame, ishyaka mufite murihorane nk'uko n'ubundi muriyoborwamo n'umwuka w'Imana. Niko nta gutezuka cyangwa ngo mucike intege, ahubwo ukomeje imbere, kandi urebe ku ruhande rwawe, nurebe itsinda runaka, urebe nimba ukomeje imbere kugira ngo umenyekanishe ukuri kw'ijambo ry'Imana ukomeje kumenya. Wamenye n'iryo ukomeje kumenya n'iryo uzamenya nk'uko ukomeje gushakisha. Ndabashimiye. Yego, dore ko mudahwema kubana natwe no kumenyesha abandi hirya no hino ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu nk'uko bwanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Twongera twibukiranya, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ubwoko bw'Imana, God's people, buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.